Ndi mu cyumba ariko mani ngiye ntago ndi hamagara umukozi wa hoteli umubaze ukuntu igishego cyitwa mu Giswahili. Abakozi ba hoteli sinabo ko numvishe gukomunika ari ibintu bigoye. Hano ni muri Zanzibar. Ese ntabwo uri Nairobi? I mean ntabwo uri Dar es Salaam. Oya ndi Zanzibar. Oh. Zanzibar kabisa. Thank you. Hari ukuntu bigoranye noneho ariko umuziki mw'abantu umuziki uragabura mubaze Bushido. Oh yes. Wibabwira byinshi tutazashiduka bibaye nko muri ya myaka Pifra yavugaga ngo nta rugo rutakigira umuhanzi. Ngo buri rugo rufite umusari. Oya utabarabura byinshi nyine ugashiduka buri rugo rwose bongeye bakagura ya style ya kera yo ku bwa Pifra ngo buri rugo rufite umuhanzi kabisa. Oya ariko no kuri YouTube niko hashize iminsi bimeze ubona bitagenda byicaye urase umuziki urarushye urababaza nyine ariko uzari kubakurikiramo bitufatwa na depression y'igikatu urumva bakajya gufatira kwa Makuza buri munsi ushaka kuzamuka kuri niveau ya nyuma kuko urumva mu muziki iyo ubaguritse cyane iyo ubaguritse urababara cyane ugomba kubitwara gahoro kubera ko abafana n'abana babi baragukunda bagacya mu gitondo bakakwihinduka ukagira ngo ukayoberwa icyo mupfuye ako kanya bagukundura inkundura kandi ugasanga nta kutagize ariko kubera ko wenda ufite nka management yawe irimo akabazo cyangwa se wifitiye n'ubunebwe wenda muri icyo gihe cyo gukora cyangwa se unahuye n'ikindi kibazo mu buzima busanzwe bwawe butari bujye ku karubanda ugahita ucika intege. Niyo mpamvu nabwira abahanzi bakajya batangira baramaze gucika intege kugira babasha gutinyuka kabisa. Mujye mutangira mwaracitse intege zibe ntazihari nyine zarashizemo kuko uraza ugakora nagiye mbona nk'abantu uzi nk'ahantu mbiburebera nk'abantu baje bakina ama movie n'abakina ama comedy baraza bakarebwa cyane kabisa yatangije abantu content abantu bamara kuyirambirwa kabisa ntahindure akayisohora ntibayirebe akabije kakaba karamucaki agatangira kujya kwisobanura wikisobanura ajya ku kazi wowe uraza gusobanura ibiki hano byananiranye ibyo yatangije bikaburarira kubirangiza ahubwo akahita yataka ibindi bishyashya ngo byo kujya mu interview kwisobanura ukabona abantu babihaze rega nta majizi baho man iyo bitangiye ukabona babihaze uratangiza ibindi let's go ariko iyo ugakwamiyeho kandi ubona abantu batakiri kukareba nkuko babirebaga mbere no kwanga kwibwiza ukuri cyangwa se ugahindagura cyane n'ubundi icyo bagukundiye ukagita mbega nyine no gusoma n'ikirere n'iki ndebera nk'ukuntu Mico bagiye adasezeye ndebere nk'ukuntu Mico bagiye adasezeye Mico ni byo byihariye subize kuva kera Mico se no mugesera maraka n'ubugera ngabagesera n'abantu bagenda adasezeye yibereye mugesera nyine ubu ngubu barayana direct ari na machine ko yagiye nagisa niko yacomoza ariko ari nk'ijara ka internet ko kabiteye ariko bari kugaruka hano bagasezera abantu babo siko biba bimeze mbote uyu muntu witwa gute mwana mumufashe dusoma uyu muntu wanditse ngo mbote mon artiste yabaraje mu kanya hagiye gushya we don't worry wampaye nimero y'uyu mu DJ nkamanza nkavugana nawe kwanza reka nyiguhe haze bigiye bijari gusinzira agakora kuri kamera bikongera bikaka ko mara bikwaka kikaka uyu nuko ameze ateye ukuri natubwira ukuntu byifashe bimeze bite man uri kuvuga wamyutinze niba uri namutuka bawishajishije batangiye no gusaziramo kuko uri kuvuga wamyutinze ndasaza kangahe mwa ngo bimeze bite ariko wakunyereka nkiri mutoya yewe Bruce Melody narabahombanyije sha komona nawe wahombanye ndi kucheza ndavamo yarahombanye wallahi narasabona nayo imyaka itamujyanye ndagiye ariko rero ndacarimo iri ni ya pas de travail des hommes nyagara ntumbone guca ngo nsuzugure
ndi umuhigi nzi kurasa nkaba n'umusare nkamenya kugasha amazi gambanye menshi nkubitaga umuvumba ntabwo nari navamo ndacarimo kabisa. ukina amamuvi nkinanaga na Nsabi ntabwo tuzimwa ndakuzi ariko kubera ukuntu uba umeze bagira ngo making sure ko ari we ko kuwonza nigera gwari matata none se mukora izo mukora mwe ni amaseri ni comedy ni n'abantu bari hano badasanzwe babireba ugomba kubarabura. Ni comedy tubicisha kuri YouTube channel ya Dr. Nsabi comedy. Wowe si yawe byagenze bite nawe ako nijo simero kufiti yawe bijo bija empire nyamarira ari kuko njya ari genja nkukurikirana ari gemba nasaze vongre zaturitse ukamfasha kuruhuka gake gake pe umuntu ushaka kuruhuka mu bwonko gushira stress no kureba ituntu twacu kabisa. Ariko se nta kuntu mwatangira kujya mukora n'iziruhije Jean asante sana urumva ubutwe bakawuzi cyangwa mugatangira kujya mukora content zo kurakaza abantu hari n'abantu bararuhutse bakarenza urugero mwatangira gori zo kubarakaza. Ndi gupanga gusohora porono mwize minsi ngo bwanda busanda dutego we dutebo tubabarira dutebo porono y'agasaza mu buzu ziraje zimiriro mu buzu tuziraje oya reba porono y'agasaza oya tugerageza kubishyiramo ikinyapfura nko kabyara ngo ngenda narabyaye ndahetse ndabijebe yafite abuzukuru azabijebe abuzukuru ufite oya mfite abahungu batatu mwari mageragere undi ari wowe undi ari kwa Kabuga. Urumva ko wayikina kabisa ndumva wujuje ibisabwa naho ngaho wayikina kabisa abawe ntabwo bateganya kugaruka vuba. Abakobwa banje babiri barahukanye ubwo nabo bari hano mu rugo turi kumwe. Umugeze yitwa gute mukora seri cyangwa muzikora ari imwe ama episode imwe zirangira ni zirangira ziba zifite igihe kingana iki? Iminota 30 gutyo 25 ibintu bitarambira abantu. Ubutekereza se nko kuri Netflix cyangwa we ni gutyo tu gusaba bikahita birangira? Oya tuba tutekereza n'ibirenze Netflix kugira ngo courage men. Hari bikabisa. Courage mukomereza aho ngaho dore ibyo ngibyo cyera ntibyabagaho kabisa. Hata koko Nsabi nakubundi mwese ni kuri yamuvuga cyangwa ni ibintu mwigize ngo dusake gahoro gahoro? Ni gagandi gumutuku gatukuraga. Numva vuba kugura sinakubeshya icyo kibazo nanjye ndakibaza kabisa. Wivunikaga nge numvise rata hari n'abafite manini y'ubusa batumva. Yego mubyara wa nyina wa Sebuko kwa mushiki wawe wa nyina wa nyirasenge wa nyina mushiki na Sebuko wa uco no mujyo kabisa ndakumva neza gorongo nyabona Melody yo arakaririmbo nkunda kawe kuzina ry'Imana yo mwijuru nzaguhumugisha nguheni mibereho nzakwereka ko ngukunda kuko nawe wankoreye nzagucira inzira aho bidashoboka nzakwereka ko ngukunda kuko nawe wankoreye. Imana iguha umugisha nuko mumpera amagift gisa ko nta amashyi yanyu ntiyatugeraho. Amagift yose muyohereze kwa Gisa cy'Inganzo. Nukuri Melody Imana iguha umugisha mana ya. Agose ntabwo wibuka ko turi abana b'abatambyi twebwe kubera ko twabayeho tukagera bamyibuka kabisa kandi reka mbwire Mero I respect you so much ubyumve ndabikubwiye I respect you papa. You welcome. Godfather. Uzi ko buriya umuntu witwa Gisa twari dufitanye groupe. Ngiye ntaritwa Melody.
nawe akitiranwa na Ruhumuriza. ngo ni Young James. Yitwaga James. Noneho iyo groupe yacu yari ifite gahunda iri serious kabisa. Ariko kubera ibibazo by'imibereho n'ubukene ndetse na no gukinagazwa no gushyigingizwa duhina akarenge gushyigingizwa ariko buriya gisa none ntabwo byari gushoboka none se ngubu ko ntabwo byari kwemera n'ubundi ntibyari kwemera rega n'inyeshyamba ebyiri yari pressure nyinshi ku muziki umwe kubera ko ibintu twari gukora ntabwo byari kuzoroha erega ubundi si ibihanga bibiri mu nkono imwe wowe nuko ukibarira mu bihanga ngenda bara ibihangange bibiri yego rata Ndacakora reka mbwire Mero njyewe buriya hari ibintu abantu batazi reka wenda mbibabwire na Godfather byumve man nimba hariho mu bana beza nzi babayeho bro urimo kabisa abantu bashatse kuzana y'injyari bazana y'injyari ariko baratsindwa gisa aho ngaho turi kumwe kabisa niko bimeze mu mavuta niko bimeze gutera imbere mu iterambere niko bigenda man ntago reka umuntu udashaka kubyakira no kubyemera cyangwa umuntu utari ready nyine guca mu urwo rugamba ariko ntabwo watera imbere gutyo man uko wiboneye nguze ngo yafata ngo utigenda nibyo kabisa birumvikana. Thank you so much guys, thank you so much, mukomeze muhe Gisa ama gift. Thank you so much. Yego shano kuri murakoze Imana bamugisha. Ko bibona nyine ko Gisa hari none ari active. Kabisa ndi active kandi mu minsi mikeya mukuru wanjye Melody agomba kumblessinga. Kabisa ni kubera iki se bya kuri Gisa twabikora ndabizi ko ugira umutima mwiza man. I know that kabisa. No mu bindi wabura ariko reka nkubwire Mero nta mutima mubi ufite genda kuzi. Oya ngenda kuzi nta mutima mubugira rimwe na rimwe n'igihe abantu rega bavuga ibintu kuko batazi umuntu ariko ngenda kuzi bro. You got golden heart naga ari black ndi gutera ngenda kuzi. Yaba bivuze batanzi bari gushaka ibiryo nabo njye bareka bitamirire bareka bagatamira ariko ntibazantamire bazarya ibindi bazatubabarire rwose. Mu yandi magambo mujye munyita muri gatete gusa ntimukatamire ntimukarye muri gata gusa. Franco na Godfather ko mwatuzanye hano mukadusiga bahadusize ndabona ibintu byabo ndahari wese mpabasigana. Godfather wumvise ko twigeze kugira na groupe na Gisa? Wigeze? Kuba dufite groupe na Gisa kera tutaramenyekana. Imeze ite? Suforume ya Peace Kweya. Atari Peace Kweya. Twari turi Wizona Radio cyangwa Chari na Nina. Ni Chari na Nina. Ako Mero uribuka ka karirimbo twigeze gukora ndyohereza kacera kiragiye rero buriya umuzimu wo kuririmba indirimbo zirimo amagambo y'abashesha kanguhe wari watangiye kugenda utubungamo Uwiteka arahagoboka iyo ndirimbo ntiyamenyekana. Uwiteka yarahabaye. Nabonye hari abantu benshi twakuranye muri kiriya gihe abantu baze kubabwira ko tubemera nabo turabasuhuza. Umuntu turabasuje kabisa. Obita Kiriji, obita Fazo, Lionel ako bagiye hehe wa? Thank you niyo nkuru. Ubuzima turakura rega twese. Turakura wese nyine akajya guhiga aho biturobokera uko tugenda uko agenda hajyamo intervalle nyine turaburana. Ariko ni nako bimeze nyine hari n'abana twiganye bandi bagiye mu gisirikare abandi bajya hanze abandi barafungwa abandi abapfuye bakire hari abavuye mu buzima niko ubuzima bugenda nyine
buri muntu wese Imana imwerekeza aho na yamutegetse. bushari yenda gupfa. gusa reka ngushimire ikintu mero ntakubwiye nanze kubikwandikira mu gikari ngo mbikubwire ariko reka nkubwire ikintu wakoze performance nziza mani muri arena njye ndi umunyamuziki ntago njya nihishira ikintu bro byari biri kandi dore jya uvuga uziga buriya kanziga ariko ntabwo nabura ikintu cyanejeje ese uracyitwa Kiziga Ntare rutindukana inkubito ku rugamba Bushida ugira icyivugo Bushida ikivugo cya Bushida ngo ni mwebwe wapi je boro zanjye ni ibiboro byanjye by'ibikoryo biba biri byayaye gusa rero ariko ejo bundi mero ejo bundi ubuhanuzi bwaje nk'iyagatera bwikubagaho bushari ngo agiye kunyuka na Johnson Deruro nindamuhanuriye hari umupasiteri nagiye kumva numva mukubisa ubuhanuzi bwikubagaho njye kangubwire bushari nk'ukuntu ntajya nivanga mu bintu bya politike sinivanga no mu buhanuzi bwawe sibyo rata mwana wa mama ariko nanjye narikirije ntiyamena ariko nyine ugende wicare wifate ku mutima ubusengere mvuga ati haleluya erega gisa bushari nawe no muri ADP ariko guzishano twagushije ariko se ntabwo yigeze akubwira ko nari dirija we we wari dirija bushari mubaze ngo nari dirija we uwo musambo twararirimba aririmba bazi ipyipyinyuye oshige twe twagiraga umuyobozi wa korari umunsi umwe yageze kunkubita umurishyo w'ingoma mu mutwe ariko semero agereka gusetsa oya nanze kumuvuga izina mu bantu baganira neza mu buzima hari ibintu ntakubwiye mero mu bantu baganira neza mu buzima yagukubise bagukubise umurishyo mu mutwe yamvugije ingoma yo katsindwa n'iya kare ubwo yumvaga ndi buririmbe gute abagukubise umurisha w'umutwe bro reba hari ingoma y'uruhu urumva ngene baga ndasuhuza abantu twabanye mu mushinga witwa Compassion mwana ukundwa mwana ukundwa ikanombe sha barahari abantu muraje mwite mubona hano muri comment benshi nje nari nimero 128 kabisa mwebwe mwabana b'abakene mwe ba poor kids ubundi ikinyuranyo cy'aba rich kids n'aba poor kid aba poor kid turi benshi poor kid turi benshi turi benshi pe abantu twabaye mu mushinga akomero hari umuntu wambwiye ngo ngusuhuze ariko inde mukecuru wanjye yarambwiye ngo ngusuhuze zamusuhuze sha uzi umuntu buramba nibuka iwanyu cyane ni petite wawe mutoya nsha na Mary yarambwiye ati kabisa ati koko nono asigaye avuga ngo Melody ati ko Melody ntakimubona ati mubona ku mateleviziyo ese kare we wanjyanaga ukaba wari warabuze ubwo wagarutse nyine twagiye nta kibazo kabisa nanjye ndashimira Imana kabisa ko nasanze nyine mu gihe ntari mpari warahabaye mwana wa mama kandi ndabizi neza ko uzamfata akaboko gisa rero ngiyo shitani agiye kugusebya ngarabanza akakubwira ko uzi utuntu twinshi ngo wakora ngo ibintu ngo by'ibikoryo urumva ibikoryo byahesesha shitani yashutse Platinateri ikinyuma turamubura kuri stage ko twacishijwe bugufi n'icyubahiro cy'Imana ubu navuga iki koko mero ubwo rero wowe wabirungurutse nyine ukareba ukabona ibikwiriye akaba ari byo urimo kuraje kabisa kuraje kandi Imana izagira inama igufashamo asante sana turi abantu icyambere nuko Imana itabora amana Imana si urubuto si n'imboga yego kabisa ndabyumva my guy ndabyumva kabisa impano ubwo rero yacu twese niyajye si impano ubwo impano tuyira gukiza iyo ufite impano icyitwa impano kiri positive nta mpano buriya negative hari umupapa wigeze kumbwira ngo kimwe muri business zidasanzwe umuntu agira na tala ibamo business nyine idahomba iyo uyikoresheje neza ariko sha gisa kubera ukuntu tugeze mu myaka y'iterambere ubu ngubu iyo ufite impano urasora
nugusora erega ndenda kukwegera cyane hari ibyo nkeneye kumenya mwoka kubera ko impano ubu ngubu ntabwo ihagije, impano ijyana na business. ya birumvikana kabisa. ugomba kuba nyine no kuri business hano utuntu duke uzi kugira ngo nyine ubashe kuhacana umucyo. Ari kubabwira inkuru yanjye yo muri korali n'ukuntu navugijwe